bavandimwe nshuti namwe mwese mukurikira YouTube Niyitegeka Neza ndabaramukije. Tugarutse uyu munsi mu rwego rwo kuvuga ibibazo bitandukanye bigaragara mu magereza, cyane cyane ubu twatangiye gahunda yo kuvuga ibijyanye n'iyicarubozo. Mu minsi yashize twavuze ku bijyanye n'iyicarubozo rijyanye no gukubita, gukomeretsa, kudumbaguza muri za Yorodani n'ibindi bijyanye no kubabaza umubiri. Ubu rero uyu munsi turavuga ku iyicarubozo rijyanye no kudaha abanyururu ibibatunga bihagije, ibyo kwambara, ibyo gukoresha mu isuku y'umubiri n'ibindi bitandukanye, ariko no gukubita no gukomeretsa. Dutangiye rero tuvuga kuri ibyo bibazo by'iyicarubozo bijyanye bitandukanye cyane no gukubita, dutangirire ku byo umufungwa yemerewe cyangwa ibyo itegeko rimuha. Ubundi umufungwa yemerewe kugaburirwa, yemerewe guhabwa n'ibindi bintu byose bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka turebere ibyo ahabwa rero. Umunyururu ageze muri gereza aragaburirwa. Mu kugaburirwa ni ibigori n'ibishyimbo nibyo biryo biri mu nyururu. Nta mbuto ahabwa, nta nyama. Muri make Neza ndashaka kuvuga yuko ikimutunze gusa mu myaka yose azamara muri gereza ni ibigori n'ibishyimbo. Ibyo rero biba bingana bite? Kugira ngo umenye ibyo umunyururu ahabwa bijyanye n'ibigori n'ibishyimbo, umunyururu iyo bamaze guteka hari igikombe cyabugenewe kingana n'igice cya litiro. Muri icyo gikombe cy'igice cya litiro bamushyiriramo ibigori inshuro ebyiri. Ibyo bikaba ari byo bigori bimutunga umunsi wose, ariko bamuha n'igikoma kitagira isukari cy'amasaka, bamuha litiro nabyo. Ibyo ni byo bigomba gutunga umunyururu umunsi wose. Aha rero maze kuganiriza abahanga mu mirire, bambwiye ko ibyo biryo nabyo bidahagije, kuko hagomba ibiribwa bifite ingufu kugira ngo bitunge umuntu, bifite za poroteyine zihagije, hakagira ibyongera ingufu, ibyubaka umubiri n'ibirinda umubiri. Ibyo byose rero ntabwo aba yabibonye. Bivuze ko umunyururu nyine ahabwa ibyo ngibyo gusa, bigatuma rero iyo atashye ataha yarazahaye. Abenshi iyo bageze mu rugo bahita bapfa. Murumva rero ko iyo ndyo nayo ni ikibazo, ni ikibazo ku munyururu ugomba kubaho, nubwo nta mirimo bakora y'ingufu, ariko umubiri we ugomba kwiyubaka. Ariko igitangaje, abo bamurinda nyine, ndavuga abacungagereza, bo bafite hafi aho ngaho kantine baryamo, bakaba bagomba guhabwa ibyubaka umubiri, ari byo ibitera ingufu, ibirwanya indwara n'ibyubaka umubiri. Ariko umunyururu wumvise yuko afata ibigori n'ibishyimbo gusa. Umunyururu ahora arwaye, ahora afite ingufu nkeya, ahora yarazahaye. Abenshi bapfa bari mu magereza bazize indyo idahagije. Umunyururu rero ikindi kibazo akunze kugira ni uko nawe hari ibyo adahabwa byankenerwa bya buri munsi mu buzima bwe. Ubundi umunyururu yageze muri gereza akomeza kwambara ya myenda ye yavanye hanze, ariko akaba afite n'umwenda wa kinyururu, bya bintu bita iroza.
ibyo rero by'iroza ntabwo ari buri wese ubihabwa. Nicyo gituma nujya nko ku rukiko cyangwa ukajya aho barimo gukorera amakipe, uzasanga ko hari uwambaye neza, abandi usanga bambaye ibyacitse. Ibyo byose biterwa n'ubushobozi bwawe. Nicyo gituma bamwe usanga bambaye neza bikeye, abandi ugasanga bambaye ibitameze neza. Nyamara amategeko mpuzamahanga yemerera umunyururu guhabwa imyenda ihagije bitewe n'aho aba. Iyo hari ubukonje bamuha imyenda imurinda ubukonje, haba hari ubushyuhe bakamuha imyenda imurinda ubushyuhe. Umunyururu ubundi iyo ageze muri gereza bamwereka aho azaryama. Ni ukuvuga yuko buri munyururu aba afite ahantu abarizwa n'aho agomba kuryama. Iyo mvuze ngo agomba kuryama, benshi murakeka yuko haba hariho za matora. Oya, aho bamwereka ngo aryama ni n'imbaho bamwereka batuzaryama hariya, ariko nta matora ibiriho, ni ukugenda akarambarara kuri za mbaho. Ubishoboye rero atumiza akamatora n'ibindi byankenerwa kugira ngo abashe kubaho. Aha naho rero abagira mubwire ababishinzwe yuko byabaye byiza abanyururu nabo bahawe uburyamo bufite agaciro, uburyamo bwo kuryamaho bwa kimuntu. Kuko kugeza ubu nakubwiye yuko iyo ageze muri gereza bamwereka ahantu azaryama, ariko nta saso ibiriho. Isaso ibiriho n'imbaho gusa, aragenda akirambika aho ngaho kugeza mu gitondo. Noneho rero ikindi cya kabiri, umunyururu akenera ikiringiti. Ikiringiti nacyo bagitanga gakeya, ntabwo ari kenshi umunyururu ahabwa ikiringiti. Niyo bagiye kubitanga batanga bakurikije ubukene abantu bafite, kandi ubu itegeko rivuga yuko umunyururu wese agombye guhabwa ibyangombwa bimubeshaho, cyane cyane ibyo kuryamamo. Ikindi umunyururu ahabwa ni isabune. Isabune yo barayihabwa rwose, nubwo batayihabwa, hari igihe hashira nk'igihe kirekire batayihabwa, ariko yo barayihabwa. Ibintu kuvuga yuko bigira gahunda yo kuhabwa iyo sabune. Noneho rero ikindi umunyururu ubundi yemerewe guhabwa ni ibindi bikoresho byankenerwa buri munsi, nk'amasahane, ibiyiko byo kuriraho. Ibyo byose nta munyururu bihabwa. Umunyururu abitumiza mu rugo iwabo bakabimushyira. Ariko nk'uko ndabivuze, rimwe na rimwe hari igihe haboneka nk'udusahane nk'ijana, bagomba kutugabanya abantu 8,000. Ubwo bagenda bareba nyine abazahaye barira ku masahane adashobotse. Ikindi umunyururu akenera ni inkweto. Inkweto rero z'abanyururu ziba zarashaje cyane cyane ku buryo buteye ubwoba, ku buryo leta nta nkweto ibaha. Abenshi usanga bambaye n'ibirenge. Hatwe rero twabaga hariya Nyakiriba hari amakoro kandi harakonja, usanga byateye ikibazo, ibirenge by'abantu byagiye bisatagurika. Abashishikariza rero abashinzwe uburenganzira bwa muntu n'abayobozi bashinzwe abanyururu kubagezaho ibyangombwa bya buri munsi kugira ngo babashe kubaho. Ikindi umuntu yagombye guhabwa ni umuti w'amenyo, umuti wo koza amenyo. Aha rero ndagira ngo mbabwire yuko umunyururu ntabwo ajya ahabwa umuti wo koza amenyo. Abenshi usanga amenyo yabo yaraboze cyangwa yarashizemo, yararwaye ifumbi, akagenda akuka kubera yuko nta suku yakorera. Kutabakorera isuku rero nuko nta bikoresho bafite bagombye kwitabaza muri urwo rwego. Ikindi umunyururu yagombye guhabwa ni imyenda y'imbere. Bose abanyururu benshi ntibaza no kuyambara, nta niyo bagira. Bibera aho ngaho, ugeze Imana baragakabutura,
akabona agashati akajya yambara. Nicyo gituma nshishikariza nanone abashinzwe uburenganzira bwa muntu gutabaza, bagatabariza abanyururu kugira ngo babone ibyangombwa bya buri munsi byabafasha mu mibereho yabo. Aha rero abangira ngo mvuge gufunga umuntu utari bumuhe ibyangombwa nanone ni ubundi bwoko bwo kumubabaza. Ni ukumubabaza ku buryo umuntu aryama nta kiringiti, aryama nta matora, agakomeza kubaho muri ubwo buryo. Ariko noneho rero abenshi mu banyururu bafite uko bagiye wenda bagerageza gukemura icyo kibazo cy'ibikoresho baba badafite. Nababwiye yuko babaha abanyururu bahabwa ibikombe 2 by'ibigori, ibigori bivanze n'ibishyimbo. Umunyururu rero kugira ngo azabeho afata bya bigori akajya ari igikombe kimwe, ikindi gikombe akakibika akakigurisha n'undi muntu uzamuha agakabutura ko kwambara, udukweto two kwambara, uzamuha umuti wo koza amenyo. Nuko nyine babayeho muri ubwo buryo bwo kwibabaza, babyita kwitera icyuma. Ni ukuvuga ko yiyemeza ati yewe kubera ko ndeba nta kabutura mfite kandi nkeneye kubaho, ngomba kugerageza ku buryo nzabaho nkoresheje andi mayeri. Ibi rero bigatuma umunyururu arya ibiryo bikeya ku buryo yatashye ataha yarazahaye. Aha rero mubangira babwire yuko nta mafaranga aba muri gereza, ariko bahimbye ifaranga ryabo bakoresha. Iryo faranga bahimbye nyine ni ibigori. Ibigori niyo faranga. Nk'ubu barakubwira bati wenda nk'iyi kabutura turayigura ibikombe 5 by'ibigori, ubwo bakazabiguha nawe ukayitanga. Bireba bigaragaza yuko abantu benshi bakunze kuva muri gereza barazahaye kubera yuko imibereho ari mibi. Aha rero nongeye guhamagarira abashinzwe uburenganzira bwa muntu, abayobozi muri izi nzego zireberera abanyururu kugerageza kubagezaho ibyangombwa byankenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko iyo batabibonye ni ubwoko bwo kubabaza umubiri nanone. Kandi nyine Fondasiyo Niyiteka Theoneste irabirwanya, irwanya iyicarubozo, ikarwanya n'akarengane. Nicyo gituma duhagurutse dukora iki kiganiro kugira ngo uzacyumva wese azazamura ijwi avuga ati nimuhe abanyururu ibyo bagomba guhabwa kugira ngo babeho. Kubera ko kenshi abakire muri gereza bo barabyigurira. Muri gereza hari iduka ricuruza ibintu byose. Abakire barabyigurira, abakene rero nibo bakomeza kuhazaharira kubera ko leta ntabyo bayabahaye kandi nabo nta bushobozi baba bafite. Aha rero gituma manzamuye ijwi mvuga ibi bintu nuko ndagiye mbibona. Ubundi umuntu akunda kuvuga ngo umuntu atanga cyangwa asabira abandi uwe ibyo yagiye abura. Nk'ibi biryo narabibonye ko ntabihari, nk'iyi myambaro nabonye ko ikenewe, nk'ibi bikoresho by'isuku cyane cyane umuti wo koza amenyo mu kanwa nabonye ko ukenewe. Aha rero nicyo gituma tuba tuzamurira tuvuga tuti nimubahe ibyo bakwiye guhabwa, kubera ko nimutabibaha muraba murimo kubabaza umubiri wabo. Kandi fondasiyo yacu irwanya akarengane, ikarwanya n'ibabazwa ry'umubiri iryo ari ryo ryose. Aha rero bakunze kuvuga ngo uzumva iki kiganiro wese azakiriho hake, cyane cyane ko ari ibintu bitesha agaciro umuntu kudahabwa ibikoresho mu gihe aba afunzwe na leta. Yagombye guhabwa ibyangombwa byose kugira ngo abashe kubaho. Aha rero nkaba nkunze kubwira abantu cyane cyane abayobozi, nyamuneka nimutegure ibikoresho
mu bihe abafunze kuko namwe ntimuzi igihe muzageramo. Ntabwo mbashishikariza kujyamo, ariko ndavuga ngo nimukoreshe itegeko icyo rivuga, mutange ibyo mugomba gutanga, mubahe uburenganzira mugomba kubaha, kuko nawe urimo kwimana uburenganzira ejo mu gitondo ushobora kuba wagiye muri iyo gereza, wahagera ugasanga bya bintu bya nkenerwa nta bihari. Uzaba uwa mbere mu gusakuza uti burya ni gutya mubayeho, nyamara abandi barapfuye barashize kubera yuko batahawe ibyangombwa. Aha rero nkaba nkunze kubwira nanone abantu batandukanye, nimufunge abantu, mubafunge kimuntu. Nimutabafunga kimuntu namwe bishobora kuzabageraho. Ubu kera muri za repubulika za kera hari abantu bafungaga abantu nabi, bihindutse nabo bagiye muri izo gereza, bagezemo baravuga bati ni gutya mubaho sha, Abanyururu bati rwose ni gutya tubaho. Namwe rero mushinzwe ibyo byose, mushinzwe uburenganzira bwa muntu, mushinzwe imiyoborere y'Abanyururu, mushinzwe imiyoborere y'igihugu, nimumaze mukemure ikibazo cy'Abanyururu cyane kijyanye n'imirire, kijyanye n'imibereho, aho baryama, mubashakire amatora zo kuryamaho, mubashakire ibiringiti byo kwiyorosa, mubashakire amasahani yo kuriraho, mubashakire amasabune yo gukaraba, mubashakire n'ibindi byose umuntu akenera buri munsi. Kuko abarinda abo Banyururu ni abagabo babyibushye, barya neza, bambaye neza, bakeye, bisiga amavuta meza. Ibaze kujya kurinda noneho abantu ubona yuko rwose bataye n'isura y'umuntu. Ntacyo gukora rero, kubera yuko umuntu aba ari mu kababaro, ababaye, amerewe nabi, yarabuze urwaza ngo rumutware ngo yipfire. Ku bijyanye n'ibiribwa rero tugaruka inyuma gatoya. Ibijyanye n'ibiribwa ni ikibazo gikomeye, kuko gereza usanga bitunze amatungo, ndavuga ingurube, ndavuga inka, ndavuga inkoko, ayo matungo agahabwa ibyangombwa bya buri munsi bihagije kurenza umunyururu. Ndashaka kuvuga iki rero? Ndashaka kuvuga inkoko bazigaburira ibiryo byangombwa, veterineri yagiye avuga ati muzigaburire burya. Inka nazo baziha ubwatsi bwiza, bakaziha amazi meza, bakaziha n'imyunyu yo kurigata. Murumva yuko amatungo bayitayeho, bayaha ibyangombwa, ariko aya matungo baba bayakeneye umusaruro, ndabyumva nyine. Baba bakeneye ko yatera amagi, yagira amata menshi n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo. Nimushishoze rero murebe niba n'abantu nabo batahabwa ibyo byose. Noneho ku bijyanye n'ibiribwa nibyo gikomeza kuvuga, nkanjye niyitegeka Theoneste, ibiryo batugaburiraga nabonaga rwose ntaho byaganisha ubuzima bw'umuntu. Ariko ku ruhande aho ngaho ingurube bakazigaburira ibiryo bitetse. Bajyaga kuzana mu gipolisi hariya ku Gisenyi ibiryo byasigaye mu ngunguru batekamo, ibiryo byasigaye, umuceri, akabunga, ibitoki, bakabizana bakabiha ingurube. Byageraho ndavuga ariko jewe bazaretse nkaya nisangire na ziriya ngurube ko ndiba zirya neza kundenza rwose, kuko ibigori baduhaga n'ibishyimbo akenshi byabaga bitanahiye, nta ntungamubiri irimo, ku buryo nageze aho ndavuga nti bazandike rwose nisangirire nazo, kuko mbona yuko ibyo baziha bifite agaciro. Ibaze aho tugera aho tuvuga ngo baduhaye biriya biryo bya ziriya ngurube kuko ibyo ndiba bifite intungamubiri zihagije. Murumva yuko rwose tuba twageze kure. Ibyo byarabaye, nakunda kubibwira Abanyururu tubana bazanyihereye biriya, cyangwa bakareba ibindi baduha bitari ibigori, cyangwa bakaduha inyongera zabyo. None ikindi cya kabiri, n'ibyo bigori baduha ni bikeya, ntabwo bihagije, ntabwo bihaza umuntu, ni bike cyane umunsi wose, ku buryo umuntu rwose
yumva nta kintu ariye, bikagera aho dusigaye twibaza tuti yewe bangaburiye biriya biryo bya ziriya ngurube ko arizo bafashe neza kurenza umuntu. Abandi bakambwira bati ziriya ngurube barazishakamo umusaruro, baraziha ibiryo bifite ingufu kugira ngo zibyibuhe bazabashe kuzigurisha. Umwe aza kumpa urugero ati dore iriya ngurube hari ingurube bagurisha 400,000. Bati none 400,000 wowe Dr. Neza wo cyangwa hari ibyo uzashyira mu isanduku ya gereza? Nanjye nkatsindwa nyine, ariko nkabavuga nti nibadufate neza, bagaburira abanyururu neza, babahe ibikoresho bya buri munsi, kuko gereza yagenewe buri wese ntawamenya igihe azagiramo. Ko wasanga wowe urimo kwimana ibintu, wanga gutora, wanga gutanga ibikoresho, ejo azajyamo akaza yavuga ati rwose narabahemukiye. Muri make rero ndumva icyo nagira ngo uyu munsi tuganire ni iyicarubozo rikozwe umuntu yanga guhabwa ibyangombwa nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi niyo twatangiye, ubundi mu minsi yashize twari tumaze iminsi ku iyicarubozo rijyana no gukubita, gukomeretsa no kudumbaguza muri za Yorodani. Ariko nanone tukivuga ku iyicarubozo, ndagira ngo mbabwire yuko cyangwa nsabe abayobozi b'amagereza kudufasha bakarwanya iyicarubozo. Nko muri gereza ya Muhanga, muri gereza ya Muhanga harimo kubera iyicarubozo. Iyicarubozo ribera mu nzu yegereye inzu y'abasaza. Ni inzu nigeze gufungirwamo, nayifungiwemo kera, twari dufungiyemo turi abantu 3. Ubu rero bari baradukuyemo, iyo bashatse kugira umuntu bakubita baramuzamura bakamujyanayo. Ariko kera hari umuganga wakoraga witwaga Umuhoza Florence. Ubu rero infirmiere Umuhoza Florence yarwanije iyicarubozo ku buryo bufatika. Baramubwiraga ngo yandike ko umuntu atakubiswe, akabihakana. Ati ntabwo nzashyira mu gitabo ko umuntu atakubiswe, kuko n'Imana icyaha cyo kubeshya irakirwanya. Biza kugera aho kubera batumvikana n'abayobozi bagereza bakunda kumubwira ngo iby'iyicarubozo abihishire, najya no kwa muganga umuntu bakubise avuga ko yagize ibindi bibazo. Bigera aho umukobwa n'uruhare yari umudamu, yari n'umudamu uwo nyine mvuga Umuhoza Florence, bigera aho yegura arigendera. Ubu sinzi yaherereye, yaradufashije mu kurwanya iyicarubozo, bigera naho atumvikanye n'abayobozi bagereza kubera ko bamusabaga kujya yandika ibitari byo, kandi abayobozi bagereza bakubise umuntu. Abonye bimuyobeye aravuga ati yewe ntabwo nzajya kwandika ibitari byo, ahubwo ndasezeye. Arasezera arigendera. Imana izamube hafi imufashe mu buzima bwe, kubera ko yakoze igikorwa gikomeye. Uyu munsi nanone ndagira ngo tuze kuganira ku bijyanye n'abantu bamaze iminsi bambaza batese muri gereza hari igihe umunyururu bamufunga wenyine mu rwego rwo kumukorera iyicarubozo. Gufunga umuntu wenyine atafite indi baganira nyine byonyine numva ko ari iyicarubozo. Ibyo birahaba. Nko mu kwa kabiri 2014 abayobozi ba RCS, cya kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa, bakuye muri gereza ya Muhanga bajya kumfungira muri gereza ya Rusizi Icyangugu. Namaze umwaka ntabwo wagezemo, hari ko mu kwa 9 ku itariki 27 bongeye bangaruye Muhanga. Ariko guhera nanone bivuze ko nagiye ku itariki ya 4 z'ukwa 2 2014, ngaruka kuri 27 z'ukwa 9 2014, aho nari mfunze jyenyine mu cyumba kinini cyane cyari cyagenewe abantu 200. Ariko aho hantu bamfungiyemo jyenyine muri gereza Rubavu, nako muri gereza ya Rusizi. Abenshi bo muri iyo gereza
ya Rusizi nubwo n'imfungiye aho ngaho ntabwo bambonye kubera ko n'imfunze njyenyine. Ubu rero mu buhamya mbahaye ko umuntu bamufunga wenyine igihe kirekire muri rwa rwego nyine rw'iyicarubozo. Ibyo byambayeho mvuga ntabwo ari byo mpimbye, bitangiye ubuhamya. Nagiye mpura n'iyicarubozo ryinshi, ariko iryo ni ryo mbahaye nanone muri uru rwego rw'uyu munsi, kuko uyu munsi nashatse gutanga ikiganiro ku iyicarubozo rijyanye no kubabaza umubiri ariko utakubise umuntu, kumutesha umutwe mu bwenge, kumutera agahinda, kubura uwo baganira ukamubuza kuganira n'umuntu, ibyo byose ni iyicarubozo. Urumva ko ubwo buhamya ndabubahaye byambayeho. Bivuze yuko rero igisubizo koko muri gereza hari igihe bafunga umuntu wenyine umwaka, 2, igihe kirekire. Iyo bako nafunzwe hafi umwaka muri gereza ya Rusizi, funzwe mu cyumba cyanjye jyenyine, uretse ko aho ngaho hari imbeba nyinshi, nkibaniraga n'izo mbeba, nkamenya kuganira nazo, nkamenya nahigiye byinshi. Nagiraga n'akanyoni n'utunyoni katubiri twakundaga kuza kundeba, n'izo mbeba zigera kuri 40 twibaniraga, ariko twari twaramenyeranye imbeba, ntabwo zakoraga ku tuntu twanjye, zazaga kureba umuntu zigasakuza, nabanye nazo mbese. Bivuze ko gufunga umuntu wenyine muri RCS byagiye biba kenshi, nanjye byambayeho. Uyu munsi rero ikiganiro narabateguriye ku iyicarubozo ritakoresheje inkoni, ntigarukirije ahangaha. Yari Dr.NIYITEGEKA, umuhagararizi w'uburenganzira bwa muntu, nkaba n'umuganga. Iki kiganiro ntanze tubinyujije muri fondasiyo Dr.NIYITEGEKA irwanya iyicarubozo n'akarengane. Nkaba mbasaba gukomeza kudushyigikira, kutuba hafi, mukaduha ibitekerezo n'ibindi byose. Abakeneye kudufasha, telefone yacu muzajya muyibona kuri iki kiganiro. Mushobora kudufasha mu bitekerezo, mu bushobozi n'ibindi byose muzashobora. Murakoze, mugire amahoro.